mujye mubyibuka rero. Nadia. Oui. Wampaye akanya se ko ari byo ushaka kuganira n'umugabo wanjye. Ntari se? Yo bangara. Birakubabaje se? Ngiye ubwo byambabaza. Ntabwo byambabaza pe. Nese aba ari iterambere ry'urugo rwanyu urumva ngiye nabyitambikamo hagati. Ntabwo ngiye byo ntabwo nabyitambikamo. Kamba akanya nkiganirije. Sawa. Muzageze nyuma iyo ntebe. Iyo barakodere ndi munini. Akwe. Uba wariye nyine urabuzwa nande? Gara uba wahashye cyane. Sawa. Ari biteze. Mushiki wawe yaba yakwiziritseho. None se uzi ko ari we mugore wanjye wa kabiri? Nawe wamutetesheje. Ahubwo ni uwa mbere ni waje musanga. Ako ninjye umugore wawe. Ndabizi nta kibazo. Yego ujye umenya ko ndi umugore mu rugo hari ibintu byinshi mbashaka kuganira nawe. Mbwira nta kibazo ndakumva. Mushiki wawe wamutonesheje. Mushiki wanjye ni inshuti yanjye sina mushiki wanjye gusa. Suko mutonesha ugakabya nawe. Aya. Uba kumutetesha. Uzi ko rero tusigaranye sinabikubwiye. Yarambwiye ariko urakabisha. Guteze. Bashaka kuganira tugomba kuganira iterambere rwo mu rugo. Ibintu byose ntago ari ngombwa ngo twite abyumve. Yego. Ari byibanga byose ngomba ko byumva. Rero mbashaka kutuganira nanjye ukamakiya nk'umugore wawe. Kibazo nakwimye ikigoko. Shiremba mama tanyita. Yego kunira bikubwiye. Mushiki wawe niwe witaho cyane. Oya ariko sinamwitaho hari ngo ngureke. Nukuri umugore wanjye ariko ubundi mbafata kimwe cyane kuko muri inshuti zanjye mama nari gukunda cyane. Oya n'amatiko yo. N'amatiko oya rwose njye ntabwo nyitaho. Ntabwo nyitaho wita kuri mushiki wawe cyane mama muri namwe murakabisha. Gute se bigutwaye iki? Aya banakabije rwose. Oya ntacyo bitwaye humura. Ngo tega amatwi mwakeya. Hari ikindi ushaka. Ako mushiki wawe ni uzi yakunda. Nzaguterure. Nta kibazo uzanye. Ntabwo wabikora. Mushiki wawe umwake rwose. Oya ntacyo reka njye mu kazi ariko ntabwo mukurutisha nuko mwese bafata kimwe. Kandi nta kibazo pe. Sibyo. Reka ndagukunda cyane. Nawe ndagukunda cyane. Ndagukunda nubizi se. Wisubireho. Nagiye rero. Ngiye mu kazi sibyo. Yasa yamfashe. Akazi keza. Merci. Sibyo. Ariko mwibuke muze kuzana za gahunda. Turabikora. Okay. Turongera. Merci. Ikapu cyane kiresha. Yawe ku meza. Okay. So umunsi mwiza. Yego akazi keza. Yego. Yitaye kuri mushiki we. Nadia. Nadia. Oui. None ari imyenda, ari inkweto, mbese niwahanaguraga n'inkweto za musaza wawe, kamambiri zo zabaye umukara, zari umutuku zihindura ibara, mbese umwanda wanyu kuwihanganira wapi? Ese reka nkubaze. Sibyo muramukazi wanjye kandi umbwiza ukuri. Uwo mwanda uri kuvuga ubonye aka kanya ubu igihe waziye ndabizi neza ko n'igihe waza gukarara ngiye ntabizi nyine wego mukagira ngo nge simbizi ariko ngiye byose nabaga mbizi inshuro zose waharaye ibyo wazaga amashuka mwaraye munarazaga nkayamesa ibyo mwakoremo nawe urabizi ibyo wabaga wakoze marara so wambonye marara inshuro zose wahararaga hagiye yabaga ngo wowe
nese udukariso twawe wasigaga muri garderobe udusutiya twawe hagiye wazaga n'igihe yakuguraga rega n'imyenda yayitumije kuri kuriye ikaza akayishyira hari akavuga ngo ni gifting azago ariko waza akabiguha nge wambonye ndarana na musaza wawe waraharaye rega jya wigeze ndarana nese ari amakariso nayawe kandi uza ngo mubane ari amakariso warayazanye ndayabona hari cyo ugasanga meshe nibajya ngo nibo bayakomeza ese ubu wambashira wayakomesera amakariso ntago nigeze mpara rimwe se kabiri ubu ngubu ni myaka ibiri mwatereta niba je telefone yanjye aho ngaho ya sheri nyine nuko bimeze sikona ko mutanibukisha ntabwo twibuka sawa turongera rero nagiye n'ubundi yego niko nyine uba wigeze umwana mwiza umweretse ko nyine nta mutima mubi njyewe ndi mwiza ibyo ni ibyawe ugumane nabyo urwane nabyo ariko ni mu gihe reka musaza wawe yaragutonesheje musatanoneshe rega ndi mushikiwe oya imyaka twabanye mufurira mugirirane n'udukariso twawe n'ufurano utangiye kumbwira oya reka ni mu gihe musaza wawe yakugeze nk'ikigoryi wagira ngo sinzi mbaka nkubwire muramukazi wanjye sibyo ndakubaha na musaza wanjye ndamwubaha ibintu byo kwirirwa ntongana nawe njye ntabwo nabishobora nimba udahindutse kubana nawe birananiye kubana nanjye birakunaniye biragoranye ibintu hariya igikombe hariya ibikweto hariya ibikamambiri byahinduye ibara subwo nta n'isoni ufite umuntu w'umukobwa ungana nawe ufite impamvu ufite n'igituma ubivuga njyewe ibyo ni ibyawe komeza urwane nabyo ibyo mvuga ni ukuri nawe ubaha akanya ibyo nkubwira ni ukuri hejuru udukariso nagufurije wadufuze ariko wambonye kwa musaza wawe uharara rimwe amashuka mwanduje wowe warambonye ahubwo nawe ugira umwana muramukazi wanjye ahubwo wasanga warabonye undi atari njyewe uwo nguwo urandambiwe kubana nawe musaza wawe yakugize ikigoryi nande ntacyo ubwo niba ikigoryi iki oya rwose mureke nyine agira ikigoryi afite impamvu abikora isubireho gutese isubireho ahubwo ntabwo ukikunda wanyekaga ko unkunda utamunda ahubwo ufite agatima kubana nawe birandambiye kubana nawe birandambiye rwose umva birakureba ibyo ni ibyawe genda wisubireho kubera yuko ngewe umwanda wawe urandambiye ikamambiri inkweto zidahanaguye oya ndarambiwe Oui, oui. cyane turashima bakazana semeze bite komo n'ababero papa gasebe bitwaye iki ntacyo bitwaye meze neza rwose ariko ngo n'umuvandimwe ni madamu wawe iyi ni madamu wanjye kandi mwari mumuzi ntabwo nari muzi bari tubanye igihe rwose mutamuzi umwana ameze neza umwana araho mwazagiye mwihangana byibuze tukajyana gusenga nko ku cyumweru tuzaza ubutaha kane kama byihorere madamu
Ugiye ni za nshuti zanjye. Ugiye ndaje. Ntabwo twa tuzabasura. Tuzabasura yego. Yego yego. Naho yari Imana ibari. Imana ikurinda nta kibazo. Yega rwama. Sha turaho nyine. Ariko Kamanzi afite umugore mwiza. Cyuki. Ariko ni worohewe. Aramubyaje. Ariko disi nuko adashefite amaraso ku mubiri. Aho yabirahagije. Ntangana na wundi wawe. Aho ubundi agacupa. Wihangana. Azakamwe hasihanganye mu kakarika. Blessing. Amagasaro. Uraho. Komera. Uraho neza. Misi myinshi uko. Komera. Makuru y'imisi. Amakuru ni meza. Ariko Kama. Uburenze cyo ko gutama wa. Tugenda saga fanta. Tugenda. Naga fanta. Subireyo gwira tugenda. Ega naga fanta umuntu yakavangira. Ntago rimwe Ariko fanta. Mvuye gusenga na Papa Blessing ariko nyine ahuye n'abashuti be nyine. Ubu nyine ngiye mutamwomeza. Dore nanjye mvuye hano haruguru muri kiriya gipangu. Mvuye gusaba akazi ubu nari ndimo kubafurira nsigaye nkora akazi kose ndafura ndoza ndakoropa ndakubura ndahinga nteri nabiri akazi kose ndagakora. Buse umugabo aragukunda ko yari yakubujije gukora. Ubizi se nyine ko yabimbujije. Ariko saba ari mu rugo igihe cyose. Ngenda dahari ndashaka kuzamutungura nkamwereka ko natwe hari icyo dushoboye. Wowe umugabo yakwicira mu rugo akakubwira ngo uguma ahangaha nguhe buri kimwe cyose nguhe iki ikintu cyose ukimusaba nkaho nta maho kugira. Mama gasibye uvuga nibyo ntabwo ibyo bintu nazabivamo akazi kose nzagakora ariko nanjye ngira amafaranga yanjye. Gusa ubu ngubu ibi bintu twaza ko wambwiye ko muba mu nzu yanyu twebwe buriya tuzakodesha kugeza rya. Mama gasa nimbe nawe rwose naho ngiye tuzakodesha kugeza rya. Mwebwe rero ntimukodeshe muba mu nzu yanyu ariko ntimubayeho na neza. Ntitubayeho neza rwose. Mubayeho neza. Nje rero nuko nitwa ngo mbayeho neza mu nzu y'ikode. Ariko nta burenganzira ngira ku ifaranga ikintu cyose n'ugusaba. Ubu nta muntu wampamagara mu cyaro yaba ari mu byara wanjye cyangwa se mukuru wanjye ngo mwohereze n'ibihumbi na 5 kuri telefone. Mama gasa kuri penge ndumva rwose ahubwo nzakwegera rwose nayo nyigisha uko wumva ko mwana nta n'agasobeti yigeze amugurira. Aho nyumvira ngo wanjye biradugije ubu nukubona ngo ntitwishyura inzu ariko natwe ibibazo biratwugarije ngo mwicaye ngo mu nzu ngo mwaraguze ngo twaraguze nyine nta gasarubeti umwana arinza rimurya nanjye reba ukuntu abaye dore ukuntu umeze nk'uko urakokotse nose umubyeyi kari umubyeyi wa ari umugabo yamuhahiye umugabo wanjye koko mama ubu wazangira inama ubwo se urumva uzicara ukazageza he uzakomeza ubikigo nicare mu rugo nk'umugabo yagiye guhanga agiye kukuzana wumva ubu navuye mu rugo ubu ndagenda ibase nka nayogeje neza nkayibika ntiyabimenya ngakaraba kansanga mu rugo akazi kose nagakoze nose amagasa gishoro wagikuyeho igishoro cyo wakoresheje igishoro ki genda nkakora ibiraka bakanyishyura ubuse ngiye ko ngibazampa akazi bazi ko ndi mfite inzu nyina nicyo kibazo cyanyu icyo kibazo cyane nzatagira zanyumva koko ariko uzatangira ujye umesera bakeya cyangwa se utangire ujye uhingira abantu babagarira imyaka haburiya nka biriya bishyimbo bigiye kurara hariya wakabaririje nyirabyo ukamubagara ngiye nuko mfite ibiraka byinshi ariko habaho no kwitinya rwose pe ubu nanjye ngomba gutinya uko kwitinya nubigumamo uzapfuryo ngewe rero reka nigendere njye mu rugo ngaho ugera nanjye mugiye kwitekereza uko ntago ngibi byashoboka atanaza agasanga ntahari akazamu sawa Imana ibarinde sawa ubitekerezeho yego yes ni amahoro kabisa nta kibazo namwe yego ntabwo nagiye uyu munsi ndi mu rugo ni mugoroba nta kibazo ndakuvugisha saa 10 nibura n'igice gutyo okay Nadia oui wamaye urwemba aho ngaho shande urwemba aho ndari urwemba aho nako gatebe nako gate kanuza gatoya Siko nazi gucisha urwembe.
kupo muri sari hari ifite shaka no turebe tande mariko shana ntabwo nzi kurucisha pe urusa ninde utangwa gucira inzara tazayacira neza kuzinjiza mu mubiri abujabi sawa makuru imeze uvuye mu kazi uvuye mu kazi mu rugo ni hano hafi none ni hano hafi ahubwo se wowe bite ko ndeba uri n'amabasi sha yibase rero ubu ngubu mba mvuye gukora akazi nkora ibiraka byo kumesa nkogereza abantu ibyombo dore mvuye kuri kiriya gipangu ari haruguru hano hafi hanyuma se wowe ko mbona umeze nkaho waba wifashije nta kazi waba ufite nta kazi naguha kubera iki ndabizi ndi kubona utamfura ngo ubishobore ndabizi ni ukuri mabuja oyange ngira abantu bamfura wangerageje se oya wangerageje ndabona utabishobora ndi kubona nta mbaraga ufite ubwo se wamfura imyenda igake imbaraga ndazifite ntabwo bishoboka ukundebera inyuma imbaraga ndazifite ntabwo byashoboka we sinaguha akazi mfite abantu mpakazi bamfurira bazi gufura imyenda yanjye igake ku muntu utishimye n'ibiki nshaka kugusaba nyine mvuga ko nshaka kujya mu rugo nkumbuye mama nkumbuye n'abandi bavandimwe akanya n'uvuyeyo nawe witonze aracyari kare oya ahubwo tuzajyana sibyo kandi ngiye mbishaka nyine nabipanze kubera iki nyine wihuta kandi uvuye mu isi ishize nsigaye mbona nyine meze nkaho mbangamye hano nsigaye mbona nkora ikintu nkabona ntabwo banshima nyine nkabona byagenze biteze shira wanjye se mutanye ikibazo se umuntu usigaye ambwira ngo ntabwo ngo mbere ataraza ngo twagiraga umwanda niko yakubwiye ko yambwiye ngo twagiraga umwanda ngo ntabwo naguhanaguraga inkweto tangiye imico mibi kujya umbeshya kuri niko yambwiye yakubwiye ryari reba ubwo yari ku cyumweru umunsi wibagirwa telefone ukagaruka buryo waje usanga ariko sinasanzemo muganira nyine nuko yahinduye ikiganiro arangije akajya ambwira ngo mwagiraga umwanda ngo ntago ngo naguhanaguraga inkweto ngo kamambiri ngo umutuku wabaye ngo umukara nyine ngo n'imyenda ngo ntabwo nyitera ipasi ngo yahoraga ijagaraye ntabwo urimo mbeshya reba nk'igihe twari twicaye muri salo turi kunywa icyayi ntabwo yambwiye ngo nitsoke yari yarabimbwiye ati wowe ngiye gukora buri kimwe cyose ntuzajya ucara ku meza amwe na musaza wawe ku buryo uzajya ubona yuko ntakigukeneye hano sawa nta kundi ihangane ndigendeye nta kundi mpamvu ubwo reka njye gushakira ahandi sawa ngaho igendere uzongera ikindi nta kundi dore